nakomeje gutekerezaho nukubona ndagomba kwivuga nukubona abana batagize ababyeyi nkamwe bagira umuco dukunda cyane mu muryango twamukoreye surprise tumushimira abana mukomokaho benshi tumubwira icyo tumubonamo atubwira ijambo rikomeye ryambereye igisubizo cy'uko kuntu mumeze yaradusubije kubera ko uwo mubikira mukundi Murakoze Geraldine iyi ni personal story numva nshaka gusharinga namwe so bavandimwe rero babyeyi mentors bana bacu bakobwa beza mentees kirango nondongeramo n'abagraduatinze bavuye kuri menti baba mentor ngongeye kwirirwa nejejwe rero nuko twahuriye hamwe kuri iki gicamunsi muri gahunda twise kwibuka conversation by'umwihariko twifuje guhura namwe muri iki gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi barimo ababyeyi bacu ababyeyi banyu abavandimwe ndetse n'inshuti kugira ngo tubakomeze tubahoze kandi tubabwire ko muri abana bacu tubafitemo icyizere cyo kuzubaka no kurinda icyasubiza kino gihugu mu makuba cyanyuzemo nubwo iki gihe kidukomerera ni umwanya wo kwibuka cyane cyane twibuka indangagaciro zaranze abo bagiye tugatekereza icyo dukwiriye gukora kugira ngo umurage babasigiye w'ubupfura ubutwari urukundo gukunda igihugu n'ibindi byiza byinshi bikazababera impamba igihe cyose ni igihe kandi cyo kwiyemeza guharanira kuba aba bacu bifuzaga ko muzaba ari aho bari bakumva batewe ishema nuko muriho uko mumeze uko bifuzaga ko muzamera benshi muri mwe mwari mukiri bato ku buryo mukeneye ingero z'abantu bakuru mufatiraho icyitegererezo ndetse munagisha n'inama ndemeza ko nta wabasimburira abo mwabuze ni nayo mpamvu banavuga ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu hano sina nyina gusa w'umuntu mwabuze ni n'ababyeyi ari nayo mpamvu ngira ngo kubera ko icyo cyuho kitoroshye kuba twakiziba ari nayo mpamvu ngira ngo twagiye tubashakira bitari umuntu umwe babiri batatu kugira ngo barebe ukuntu bafatanya babe bagerageza kubafasha muri izo ngorane ariko ndagira ngo mbabwire umuntu abitegereza ikintu yabonye umuntu atangira kubabona ndibuka twizihiza isabukuru ya ARG y'imyaka 10 ari mu mazi imyaka ingahe 19 hari 10
ni ku anniversaire y'imyaka 10 twahuye harya 17. Hari ikintu nabonyemo kirantangaza kubona abana b'imfubyi kubukundi Murakoze Geraldine. Ikintu nabonye nakomeje gutekerezaho ni ukubona ndagomba kwivuga ni ukubona abana batagize ababyeyi nkamwe bagira umuco. Ariko naje kubibonera igisubizo ngira mama wacu we wagumye ino mu mwaka ushize kubera ko n'umubyeyi ni n'umubikira dukunda cyane mu muryango. Twamukoreye surprise tumushimira abana bamukomokaho benshi, tumubwira icyo tumubonamo, atubwira ijambo rikomeye ryambereye igisubizo cy'uko kuntu mumeze. Yaradusubije kubera ko uwo mubikira ni umukuzina wa mama. Iyi ni personal story numva nshaka gusharinga namwe. So mama ubyara mama yapfuye akiri muto cyane. Mama bisaba ko mama wari ufite imyaka 6 ajya kurerwa kwa nyina wabo. Nyina wabo nawe akimara kugerayo nawe yitaba Imana. So uwo mubikira tubwira ati biragoye kumva ahantu tuvana urukundo ko ntitwarutojwe kubura ababyeyi tukiri bato, ariko aza kuvuga ngo igisubizo yabiha nuko bonse amashereka meza. Numva aricyo gisobanuro umuntu yabiha. Ni muhumure rero umunsi amashereka meza igihe gito ko cyanganaga kose. Tariki ya mbere rero y'Ugushyingo umwaka wa 2013 dutangira iyi gahunda ya mentorship, ndibuka ko nabibukije ko nta wasiba amateka yacu, yemwe hano wasimbura ababyeyi n'abavandimwe mwabuze, ariko ko mufite igihugu gifite ubuyobozi buzima kikagira n'ababyeyi. Uru rugendo rero tumazemo imyaka irenga 2 kandi rugikomeza, rwatubereye twese ishuri, umuryango nyawo n'uburyo buboneye bwo kujya inama mukagana imbere heza. Iyi gahunda twayitangiye tugamije gufasha mwebwe bakobwa mu rugendo rwanyu bwo gukurikiza neza amasomo yanyu kugira ngo mubone inama zikwiye kandi zibafashe no kumenya uko mwitwara mu buzima busanzwe, haba kumenya guhitamo amasomo, haba kumenya kwiha icyerekezo, haba kugira imyitwarire iboneye kandi ibereye umwana w'umunyarwanda umunyarwandakazi muri uyu mwanya, ariko no muri rusange kugira ngo mwebwe abana mugire umuntu mukuru ubaherekeza mu buzima kandi unabafasha kugira icyizere. Ariko iyo gahunda yabaye umwihariko kuko nkuko natangiye mbivuga, amateka twabayemo yasize ibikomere bigoye gukira. Byari bigoye rero kugera ko ku ntego nyinshi navuze haruguru abantu batabanje kuganira kuri ibyo bikomere.
kuri bamwe ndetse ibyo bikomere bikaba bisaba n'igihe kugira ngo bazabashe kugirira icyizere ba mentors babo. Ariko nagira ngo twese twishimire buri tsinda kubera urugero rwiza rimaze kugeraho. Nashimishijwe nuko mu isuzuma rito ryakozwe na Fondation Imbuto usanga mentors na mentees baramenyanye cyane ndetse bigera no ku miryango yabo. Imwe mu ngero habayeho isano ry'ubujyanama, ububyeyi n'ubuvandimwe, aho usanga mentor cyangwa mentee yagira ati abana banjye bafite imico myiza, undi akaba yavuga ko she can relate to them. Abandi bagiye batubwira ko bakimenyana communication yagendaga buhoro buhoro, nyuma mentee agenda afunguka. Habayeho kujya inama ku myigire, kwiteza imbere no kuzuza inshingano z'ubuzima bwa buri munsi. Bamwe muri ba mentees banashimira mentors babo bavuga bati batwigishije kwigira, kugira ngo nibyo Mimi Chantal amaze kutubwira. Abandi bati our career development started with their support, getting an internship. Abandi byagiye bivanga bati abakobwa banjye ubu bavuga icyongereza neza, umwe yanabonye n'akazi kandi ni umukozi w'intangarugero. Habayemo kandi ibikorwa byo kwishima, kwiga inshingano z'urugo. Bamwe bakaba baranubatse, abanishimira ko mu itsinda ryacu twe twaranashyingiye, ndetse no kwidagadura kuri bamwe bitabaga byoroshye kubera ibikomere bitandukanye. Abana banjye batumye baba nk'abavandimwe, mbanza ubwo ni nyinshi mu ngero, mbaza umwe ngasanga azi amakuru y'abandi byinshi. Hari n'abatubwiye ko they get to meet at home and cook together, bagakora imisatsi. Ni umwihariko w'abakobwa, while talking to each other, and attend cultural events through which they meet other young people. Nashimijwe n'urugendo twakoreye mu karere ka Musanze, tukamarana umunsi wose tuganira tunaseka. Izo zose ni ingero mentees na mentors basharinze n'Imbuto Foundation. Iyi gahunda rero buri wese afite isomo yayigizemo. Twasanze byagaragaye ko kugira ubuntu no kwita ku bandi ari byo bavuga ngo generosity is not subject to the means you have, ahubwo ko ari the attitude bubifitiye. Gutega amatwi, kwishima ndetse no kumva akababaro kundi, to listen, laugh and cry with them. Again, biraganisha ku byo Mimi yatubwiye, gutega amatwi ukaba wakemura ikibazo undi muntu bitanga satisfaction umuntu adashobora kuba yashyiraho ikiguzi. Kwitura rero neza wagiriwe. Hari itsinda ryasuye ikigo cy'imfubyi, abona nka mu Kabagorora Hozine, wageze naho ajya gusura izindi mfubyi zo muri $1 campaign. Hari n'andi matsinda yagiye asurana igihe umwe mu itsinda yabaga arwaye. Ibi byose rero biragaragaza ko koko iyi gahunda yagize akamaro kandi kuri twese. Uko twakoraga uru rugendo ariko ntihanabuze n'imbogamizi, ari nko kudahana amakuru ku buryo buhagije, kubura umwanya uhagije kuri ba mentors batabashije kubonana n'abana bahawe, ku buryo hari abana bagombye guhindurirwa mentors. Kuba hari abana biga kure y'aho mentors babo batuye, kuba hari ibikenewe bitandukanye mu buzima bwabo mentors batabashaga kuba
kubabonera n'ibindi. Bakobwa bacu rero mu buzima kugira umuntu ureberaho bituma ukora cyane kugira ngo uzagere ikirenge muke, binashobotse unamurushe. Ntibikwiye rero gutuma rero utekereza ko yaba ari inzira ngufi yo koroherezwa kubona akazi cyangwa se internship cyangwa se kubona amafaranga cyangwa ibindi. Ahubwo icyo twifuza twese nuko kugira ngo ijambo mwakumva neza ari uko mwadadira cyangwa se mugafatisha, mugahatana ku isoko ry'umurimo, mukamenya aho amahirwe aherereye kandi mukaba mwiteguye neza nk'uko byavuzwe n'umwe muri bagenzi banyu yuko biri ngombwa yuko mwubaka content, mwiyubaka ibyo mwajya guhatanira mukaba mwabibona mwayivunikiye kandi koko bidadiye nk'uko mudadiye, kugira ngo rero mugere imbere heza kandi munabiharanire koko. Nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda ngo ugira umugira inama abagira Imana. Hari benshi, hari byinshi mwigira kuri ba mentors biyemeje kugendana namwe muri urwo rugendo. Ndabasaba nkomeje kubikoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Icyo mwakwitura abo ba mentors bari hano nuko namwe mwagira abandi mubera mentors. Ngira ngo byaratangiye cyane cyane bakiri bato kuri mwe, mufite mufite na target nini, ngira ngo ngukuba gatatu ko tungana hano. Kandi hari urugero tuzi aho menti simbisubiramwo Mimi yatubwiye nyuma y'umwaka n'igice muri iyo gahunda yadusabye kuba mentor, ubu akaba bikora kandi akabikora neza. Mbonereho kubasaba ko twamushimira kuri iyo ntambwe yagize. Biranashoboka kandi ko nk'uko mutwigiraho nka mentors mushobora no kutwunganira mu byo dukora maze mukagira uruhare rukomeye rwo gukomeza kubaka u Rwanda ruzira abana batagira uwo bagisha inama cyangwa se batagira gihana. Ikiza cy'abadamu cyagaragaye, ngira ngo abadamu aha niho tugaragarira aho tubera akaga. Abadamu bafashe iya mbere. Ngira ngo ikindi kintu kigaragara cyiza nuko twabyumvise vuba tukaba twarahize abagabo. Ndahamye ko badafite uru rugero, tukaba ari umwanya wo kugira ngo nabo barebe ko bagera ikirenge cyabo mu cyacu. Ntabwo aribyo tumenyereye, ariko bake baturimo hano muzadutangira ubwo butumwa mubabwire turushane. Nagira ngo rero nsoze nshimira cyane mentors bagenzi banjye kuba mwarumvise intabaza mukitaba. Bitwereka ko iyo umuntu akora igikorwa nk'iki afite ubwitange, urukundo no gukunda ukarerera igihugu ntako bisa. Ntabwo turabibona neza icyo byamaze, ariko ndahamya yuko mu bihe bizaza bizadushimisha cyane. Ababyeyi rero n'abavandimwe b'aba bana twibuka iteka, sinshidikanya ko bashima umurimo wanyu. Mumufashe muri aka kanya dushimire na Sœur Immaculée duhora twiyambaza akaza kuganiriza urubyiruko rwacu uko tubimusabye. Bana bacu rero namwe mukomere muri ishusho nziza y'abacu twabuze. Munsi kivi basize, kuko muri ikimenyetso kigaragaza ko ishami iyo ritemwe rishobora kongera gushibuka neza ndetse rikera n'imbuto nziza ishishe.
muharanire kubaho neza no kubaho kubaka u Rwanda rufite agaciro. Ntararangiza nagira ngo mbwira abo mu mbuto ko hari mu ba mentors bambajije impamvu badafite t-shirts. Igisubizo bambwiye ngo bagira ngo batatwitiranya, ariko ngira ngo ntibihagije, bari gupfa kuduhindurira akabara. Cyangwa se bakandika mentors ku mugongo. Ubutaha tuzabazirikana, dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze cyane. Igitabo TV Rwanda.